cya shitani cyarakaye. Umusore utangiza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up my beautiful ladies and gentlemen, reka nize ko mwese umeze neza cyane. Njyewe nitwa Badon nk'ibisanzwe, iyi ni DON TV maje kugezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye ari kuva ku mihanda ya hano mu Rwanda. Niho cyo kintu twibandaho cyane kabisa, cyo kintu twibandaho nkaza nyine nkugezaho amakuru abari hano hanze, kuko tubizi neza ko ushaka kutabona umwanya uhagije wo kwicanga ikurikirane 5 kuri 5, ariko twe turashaka tukayakusanya tukayakuzana hano kuri DON TV. Ikintu waba usabwa ni kimwe, nukugumana natwe ukadutiza umwanya wawe ndetse ukadutiza amatwi, ubundi iby'amakuru byo ukabiduharira, ubundi kandi ukagenda ugakanda subscribe, ugafungura notification, ugakanda like ku nkuru zacu, nyine ugakanda like kuri no nkuru, hanyuma ukaduza na feedback yawe ko ibintu ubyumva, ubundi tukikomereza tukabana fresh cyane aho ngaho. Ubu dufite wese inkuru yose dushyize hanze uyibona mu bambere. Dutanga rero ibitambo byigiye kugira ngo inkuru nk'izi zigeze kugeraho 5 kuri 5, turica tugategura, hanyuma tukaza tukabikugezaho wibereye ahantu hamwe kuri internet yawe yonyine, ubundi ibintu bikagenda fresh cyane, ibintu ari wawe nubwo waba utari outside. Onje ngero urabona kuri screen yawe ko hariho umusore bita Dani Nanone, ni umusore umenyere cyane mu ndirimbo nk'umuraperi kuva mu myaka yashize itari mike, kuko ari umwe mu basore bameze neza cyane mu Rwanda mu muziki, kandi bamazemo igihe kirekire. Uyu musore rero watangiye imiziki muri 2009, ubwo yaheraga ku ndirimbo zirimo nka Iri Joro ari kumwe na Christopher, harimo mbikubwa ari kumwe na Jackson Marimba, hari kumwe yitwa Inshuti ari kumwe na Knowless, ndetse n'izindi zigitandukanye irimo nk'ijanisha na King James, ndetse n'izindi nyinshi zigitandukanye, ngira ngo nkivuga Nanone nawe tubyumva neza cyane. Umusore rero yaje kuva hari mu bintu by'imiziki gatoya, abanza ufata agapoze ajya kwiga ku Nyundo, arangije avayo akora comeback, arongera kubita imiziki iraze none yica ku rundi rwego, n'ubundi abantu barayamanika. Ariko mbere yuko wakora comeback, ngira ngo murabizi neza ko yabanje kujya Mabuso, aho rero Dani mu mwaka w'2022 mu kwezi kwa 9 ku itariki 20 aribwo yatawe muri yombi ashinzwe gukubita umugore, ari umugore witwa Busandi Molen. Icyo gihe rero yagiye mu rukiko gusabiza kurangira afunguwe, biza kurangira rero 2023 yongeye kujyanwa mu nkiko, aho byavugaga yuko ngo afite umwana azajya afasha nyina kumurera. Rero biza kurangira byemejwe ko Dani agomba kuzajya atanga amafaranga y'indezo angana n'ibihumbi 100 bya buri kwezi. Ibi rero bikaba byarabaye mu kwezi kwa 7 muri 2023, aho uwo mwana bavugaga yari afite imyaka 10. Rero biza kurangira Dani yemeye yuko azajya yishyurira uno mwana amafaranga ibihumbi 100 byo kumutunga buri kwezi, aho ndi bacaga amafaranga ageze mu 200 n'ubundi, ariko akaza kuba yanga 100 bitewe nuko yari yagaragaje ko ubusanzwe yajyaga mwishyura amafaranga y'ishuri. Icyo gihe rero Dani yabivuye mu kigabo, ariko byabanje kuba isereri, inkuru y'aba isereri mu itangazamakuru. Ariko ubu nabwo rero ku munsi w'ejo nibwo hongeye kuzamuka inkuru yuko Dani Nanone yongeye guhamagarwa mu nkiko, bivuga yuko n'undi ari undi mwana wa kabiri, noneho nawe rero ari gushinzwa ko atamwemera, yanze kumwandikishaho, kandi akaba atajya anatanga indezo yo kurera uwo mwana, nta kintu ajya afasha nyina umubyara. Uyu nguyu akaba ari umwana wa kabiri Dani Nanone yabyaranye n'uno mugore bita Busandi Molen. Uyu mwana rero akaba ubu ngubu tuvugana afite umwaka umwe, aho yavutse mu kwezi kwa 7 muri 2023. Bivuze ngo Dani ashaka ko yarahuye n'uno mugore nyuma gato yuko izi rwasira zivuyemo, amaze kwemera neza ko azatanga ayo mafaranga yo kurera uwo mwana wari ufite imyaka 10. Rero icyumvikana nuko mwana n'undi yajemo nyuma yuko Dani yamaze kwiyunga n'uno mugore, yamaze kwemera ko azatanga ayo mafaranga, bagahura bakagira ukuntu bakurikirana utuntu twabo. Ariko bikaba byongeye kugaruka n'ubundi ari induru hagati ya Dani n'uno mugore.
ngira ngo uri kubona kuri screen yawe rero agafoto hano ni agafoto ka Dani ari kumwe n'uno mugore, akaba ari agafoto ko muri 2017. Ni ukuvuga ngo uno mugore bita Busindi Molen ni umugore bamuranye igihe kirekire baziranye bafitanye umubano mu buryo runaka. Urumva umuntu babyiranye umwana ufite imyaka 10 irenga ntabwo ari umuntu bahuye vuba, ntabwo ari umuntu bahuye gutya, ni umuntu bamuranye igihe. Uyu mugore wa Dani rero atiki, uyu mugore avuga yuko ngo Dani yanze kwiyandikishaho uno mwana nka se, kandi akaba atemera gutanga amafaranga yo kumutunga. Ubwo n'uwango ntabwo yemera gutanga indezo, nta kintu na kimwe ajya amufasha ku bijyanye no kumurera. Uyu mugore rero akavuga yuko ngo yifuza ko Dani yajya atanga amafaranga 200,000 bya buri kwezi yo kurera uno mwana kugira ngo nawe abashe kubaho neza. Avuga yuko ngo ayo mafaranga Dani yatayabura bitewe n'uko ngo afite studio nziza ndetse kandi afite n'imiziki imwinjiza umunsi ku munsi. Gusa mbere yuko bijya mu nkiko ngo Dani yihakanye uno mwana yivuye inyuma, avuga ati reka uno mwana nta hantu duhuriye, ntabwo ari uwanjye, ibyo ngibyo byivugane kabisa. Uyu mugore kandi agakomeza avuga yuko ngo mu gihe byagaragara ko Dani uno mwana ari we, bakaba yifuza ko Dani yatanga ngo amafaranga ahwanye na miliyoni 10 izindi nk'ingwate y'igarama. Ubwo n'uvuga ngo n'amafaranga yagiye atakaza igihe cyose baga ari kujya mu nkiko, ingendo n'umwanya yagendaga akabiha agaciro ka miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa hano rero Dani bikimara kujya mu nkiko yahise yemera yuko umwana ari we, gusa asaba ko yahuzwa n'uno mugore kugira ngo ibintu bikemuke bitagombye kugorana. Aho Dani avuga ati njyewe ndabyemera ko n'umwana yakwandika mu buryo bwubahirije amategeko. Ariko nanone Dani agakomeza avuga yuko we ku giti cye atari kumva ko gufata ibizami bya DNA ari ngombwa, bitewe nuko ibizami bya DNA ngira ngo namwe murabizi neza cyane ko ari ibintu bihenze, kandi icyo gihe n'ubundi ari usabaga ko kwishyura amafaranga. Rero akavuga ko atari ngombwa gufata ibyo bizama, ahubwo umwana yazamara gukura Dani yaba agishidikanya ko umwana atari we, akaba yajya kurega asaba gukurwaho umwana utari we. Bundi nyine byaba na ngombwa icyo gihe wenda ibizami bikazafatwa n'ubundi bya DNA. Ariko ubu ngubu kugira ngo ibintu birangire mu mahoro bitagombye gusira cyane ko ari ibintu bigiramo amafaranga cyane, bakaba babisoza mu bwumvikane, Dani bakamuhuza n'umugore kugira ngo ibintu birangire bitagombye guca mu nkiko cyane kugira ngo batagenda amafaranga menshi. Ikindi rero nuko Dani ubwo bamubazaga ibibazo bimwe birimo ko yemera n'umwana yavuze ko uwo mwana amwemera, yemera ko ari we. Ikindi bamubajije ku kijyanye no kuba ayo mafaranga yemera ko yatanga 200,000, avuga ati ntabwo yabitanga, ntabwo yabona kuko nta kazi gahoraho afite. Avuga ko ashaka kubona amafaranga 30,000. Rero ntabwo wenda barafata umwanzo uko bigomba kugenda, ariko uko biri tugomba gutegereza tukareba ngo wenda bizarangira gute. Harimo n'ubundi nta handi hantu uzakura amakuru byano kuri DON TV, nzabanya kugezaho 5/5. Iki usabwa ni kimwe, ni ukuguma hano kuri DON TV kana subscribe, ugafungwa notification kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho mu wa mbere, ubundi ukabana natwe, ubundi bindi ukabiturekera. Amakuru yo tugomba kuyakugezaho 5/5 kandi tukakuzanira amakuru ku gihe. Wowe ntabwo ugomba gucikwa, kwizera DON TV ukabumwe mu banyamuryango, ukanda subscribe, ubundi ukagera kandi usangiza ibitekerezo byawe. Njyewe nitwa Badon, iyi ni DON TV nk'uko nabikubwiye kandi nk'uko bibona. Uramenye neza cyane ko nkugeza amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Wowe rero guma hanga tujye tubana 5/5. So reka rero twongere guhura mu nkuru ikurikira.